ushobora kuba mu muryango wavukiyemo bari bafite iradio ya Sonitec. Ni indirimbo nyinshi uwumvise, ariko mu ndirimbo wumvise ntago haburamo aya magambo: Rafiki yako, Kikulacho, Fagilia na Kila Mtu na demu wake. Ayo ni amazina y'indirimbo y'umuhanzi Mr Nice wabaye ikirangirire cyane mu myaka ya za 2000. Ndabizi uhise wibaza ngo ese uyu muhanzi yagiye he? Nitwa Ishimwe Elisa, reka nkubwire inkuru y'uyu mugabo. Mr Nice wabiciye bigacika cyane mu myaka ya za 2000, akaba yaravutse mu mwaka w'1979, avukira ahitwa Kilimanjaro, aho ni muri Tanzania. Akivuka abavyeyi bamwise Lucas Mukenda, ariko ubwo yatangiraga umuziki mu mwaka w'1999 yahise yiyita Mr Nice. Muri uyu mwaka ni nabwo yanakoze album ye ya mbere ayita Kidalipo. Iyi album ikaba yaratumye abantu bamumenya cyane bitewe n'indirimbo zari ziyiriho, ariko nanone bigeze mu mwaka w'2002 yakoze album ya kabiri ayishyiraho indirimbo zatumye abikirangirire cyane ko izi ndirimbo zumviswe muri Afrika yose, cyane muri East Africa yumvaga ururimi rw'igiswahili. Kubera ukuntu yarakunzwe cyane muri East Africa, abantu benshi bo mu Rwanda ari nabagiraga ngo ni umunyarwanda nubwo yarimbaga mu rurimi rw'igiswahili, ariko babashaga kumva muri iyo myaka ya za 2000. Muri izo ndirimbo harimo iyitwa Rafiki, harimo iyitwa Kikulacho. Izi ngizi zose rero zikaba ziri mu njyana ya Bongo Flava yarigizwe mu gihugu cya Tanzania. Muri iyi myaka ya za 2000 nanone yarahanganye n'abandi bahanzi nanone bari bakomeye muri East Africa, harimo nka Dr Jose Chameleone wo mu gihugu cya Uganda ndetse na Joakali. Abangaba bose barimbaga indirimbo mu rurimi rw'igiswahili rwumvikanaga cyane muri Afrika, cyane muri Afrika y'Iburasirazuba. Uyu muhanzi yakomeje gukora cyane indirimbo ze, akomeza kuzambutsa imipaka, abantu baramukunda cyane baramumenya. Ariko ubwo byagiraga mu myaka ya za 2006 2007, abahanzi barimo Ali Kiba ndetse na Diamond bamwinjiriye mu bwamye yarikoreye, cyane ko yari yiteretse ku ntebe yo kuba umwami w'injyana ya Bongo Flava yarigezwe mu gihugu cya Tanzania. Aba bahungu baje bafite utumanyeri twinshi, cyane ko iyi njyana baje bayihindurira umuvuno muri style nziza, brand nziza, n'ubundi buryo bayikoragamo bakaza babuhindura. Aba bahanzi baje bafite amajwi meza ayunguruye, ariko nanone bazi kitwa performance, uko bageraga ku rubyiniro bakabihindura ibindi mu magambo yabo, rero bakavangamo n'ururimi rw'icyongereza cyane. Ibi ngibi byatumye uwitwa Mr Nice asa n'ucitse amazi ho gakeya. Abafana batangiye kumugereranya n'abo bahungu, nabo bari baje bafite imbaraga ndetse n'imbaduko. Ndavuga Diamond ndetse na Ali Kiba. Uyu muhanzi yatangiye gusubira inyuma gake, ariko abakunzi be ntibamushiraho. Mu magambo yatangaje, Mr Nice rero yavuze ko ubwo yari ari mu gihugu cya Tanzania yabonye ko hit yakoze yari itangiye gucika amazi, abantu batangiye no kumugira ishamba, cyane ko hari amakuru yavugaga ko abari bari muri industry yo mu gihugu cya Tanzania bashatse no kumuroga cyangwa se ngo bamwice kugira ngo bamwake hit yari afite babinyujije muri ubwo buryo. Uyu nguyu byaje kumubabaza cyane, abona n'amafaranga atangiye kumubana make, cyane ko atarakitabira ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye byamuhaga amafaranga. Abonye agiye gusebera mu gihugu yatwikiyemo, yahisemo kwigira mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya, abariho akomereza umuziki. Agezeyo ibintu ntago byabaye byiza cyane, kubera ko abahanzi yarasize barimo Diamond ndetse na Ali Kiba bahise bigarurira umuziki wose wo muri Tanzania, birangira uyu muhanzi abaye nk'uwibagiranye cyane. Ubwo yaganiraga n'ibitangazamakuru byo muri Kenya, yavuze ko rero abonye ko umuziki bitari gukunda neza, yabaye nk'ugabanyije cyane, ahubwo yigira mu bintu by'ubucuruzi ndetse na business, dore ko yahise atangira gukora ibintu byo gushushanya ndetse no gukora ibintu by'ubugeni, cyane ko ngo uyu muhanzi mbere yuko yinjira mu muziki yari umushushanyi ukomeye cyane, dore ko yari umuhanga mu gushushanya amafoto y'abantu, inyamaswa ndetse n'inyoni. Ariko umuziki wo atari ibintu bye, nubwo abako yaje kwisanga mu itsinda ry'abantu bakundaga umuziki cyane, bamushishikariza kuririmba, abikoze abona birakunda. Mr Nice rero yagerageje kongera kugaruka mu muziki, iranga ntibyamukundira, kuko njyana ya Bongo Flava ubu ngubu isigaye irimo abasore bashyushye cyane kandi bazi ibigezweho. Uyu muhanzi inshuro zose yagerageje rero kuba yagaruka mu muziki, bikaba bitaramworoheye, ariko kugeza ubu ngubu icyo nakubwira nuko akiri mu muziki kandi agikora, cyane ko aherutse no kuza gutaramira mu Rwanda mu karere ka Musanze. Nkuko nabikubwiye rero, umuhanzi Mr Nice aracyakora kandi aracyari mu kazi, cyane ko muri gahunda yo kugaruka mu muziki arimo kuzenguruka mu bihugu bigiye bitandukanye, nkuko yabitangarije ikinyamakuru gikorera muri Kenya cyitwa Citizen TV ndetse na Tuko. Ahangaha hose rero akaba yaravuze ko ari kuzenguruka mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika y'Iburasirazuba, birimo Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda. Ikindi nanone mu mwaka w'2026 yakoze album ayita You Are Holy. Iyi ngiyi yariho indirimbo zirimo 3 I Am Driver ndetse na You I Choose.
ikubiyeho indirimbo nyinshi harimo n'izo yakoze ari wenyine, harimo nka Swa Majolo, ingiyi yayikoze mu mwaka wa 2025, Bo Medi Basfebe, ingiyi nayo yayikoze muri 2025, Time Will Tell cyangwa se igihe kizababwira, iyi nayo yishyize hanze mu mwaka wa 2025. Gusa nanone kuri iyi album yanakoranye n'abahanzi bagiye bakomakomeye, harimo nka Angelina bakoranye iyitwa Hakuna Noma ndetse na Nima Kuwea. Indirimbo nyinshi ziri kuri album yaziririmbye muri ibyo bihugu nakubwiye, aho yaziririmbaga live akaziririmbira abakunzi be bo muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Afurika. Hanyuma rero ushaka indirimbo z'uyu muhanzi kuri ubu ngubu ushobora kuba wazibona ku mbuga zicuruza umuziki, harimo nka Apple Music, Deezer, Spotify ndetse na Boomplay. Indirimbo nyinshi z'uyu muhanzi zagiye zipostingwa ku macano agiye atandukanye ya YouTube, ariko channel ushobora gukuraho amalive amwe namwe yagiye akora n'indirimbo yagiye asohora nyuma y'indirimbo za trendinze cyane, harimo za Fagilia na za Rafiki. Ushobora kuba wazisanga kuri channel ye yitwa Mr Nice Tanzania. Ingiyi rero ikaba iri indirimbo yagiye akora bwa nyuma guhera mu myaka 10 ishize. Ahangaha naho ushobora kuhasanga indirimbo z'uyu muhanzi. Abahanzi benshi bo muri Tanzania ndetse nabo muri Afurika, kubera ko mu myaka yashize batari bafite amacano yabo, cyane ko abenshi batari bakamenye gukoresha urubuga rwa YouTube, abenshi indirimbo zabo zagiye zicuruzwa n'amakampani agiye atandukanye, harimo na Baloza Muhando uherutse gutangaza ko kampani yacuruzaga imiziki ye nta kintu yamwishyuye, nano akaba ayishyuza amafaranga menshi cyane ngo bagiye bakura mu muziki yacururijwe. Ubwo ndavuga kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga zicuruza imiziki. Kubona imiziki y'aba bahanzi biragoye cyane muri iyi myaka, ariko nanone iyo uzi izina ry'indirimbo yabo ushobora kuba wayibona ku mbuga zicuruza umuziki cyane cyane nka YouTube. Kuri ubu ngubu injyana ya Bongo Flava yo mu gihugu cya Tanzania irimo abahanzi bagiye bakomeye, kandi bose ubusanga bashaka kuza ku mwanya w'imbere. Ku ikubitiro haje saga ya Diamond ndetse na Alikiba, ariko abangaba byaje kurangira nawe byemejwe ko ari we uyisigaranye, ariko mu bigaragara uwitwa Diamond Platnumz niwe wabashije gukora ibikorwa byinshi kuva yagera mu muziki kugeza ubu ngubu. Uwitwa Alikiba nawe aracyakora, ariko ntago agaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane nk'uko Diamond we abikora. Uwitwa Harmonize nawe aracyari guhangana n'abahanzi bo muri Wasafi. Niba hari undi muhanzi uheruka kera cyane udaheruka kumva amakuru ye ariko uheruka ari hiti, watwandikira muri comment nanone nawe tukazamukubwira. Nitwa Ishimwe Elisa.